ntajya gorora igihe twanyuzemo cy'akazura yobora Ferwafa cy'akazura yaje kuyobora Ferwafa nta nduru irabaho na rimwe aje atangira ngo Abedi Murenda atira Rayon mbega bya byemezo bisaba yuko ushobora gufasha no gufasha nabyita ngo iki bituma uhagarara ntuhagarare nk'umufana ukarura Ferwafa ishaka kuyobora neza ntabwo uyobora na Dogore hari ibyo yashoboye gukora burya yarazi lobbying yarazi iki imishinga n'ibiki ariko Dogore yananiwe gufata ibiyemezo bihagaze biraramye yarahengamye nk'umufana yes yazanye umwambaro wa Aperi ntabwo wayobora ko twibukiranye uri umufana ntibishoboka dese mu kamarade turimo tuvuga ufashe icyemezo nk'iki niwe dese mu kamarade watumye Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda yicara gusubiramo amategeko kuko niwe wari umunyamabanga wa Aperi niwe wazimyaga amatara i Rubavu dutsinda igitego bazimya amatara batsinda bazimya kamarade yari umunyamabanga wa Aperi niwe turi ku Gishushu dukora kuri disi mugenzi wacu twakoranaga uba hafi ya Aperi uri bu operation tubwiye ati yageze aho hitabazwa umuzayirwa kuramo PS arayambukana Igoma burundu kuko warazimaga bakabikosora ukazima bakabikosora PS ngo niba yitwa Bobine sinibuka uko babitubwiye ariko ibura burundu match irasubikwa the same Dogore ahita zaravuga ngo umukino uzasubirwamo we na kamarade ikintu nikanza nagize mu yavuye mu buyobozi bwo hejuru bwa Peri kubabwira ngo muve muri ako kavuyo itegeko rivuga ko umukino heraho wari ugeze ntabwo itegeko rivuga ko usubirwamo wose kuko Dogore yise atangaza ngo kuzasubirwamo wose ariko nyuma ariko bakomeje Rayon Sport twasubiramo dufite ibitego bibiri kinye niwe perezida yarahakana birongo ngo hakinwe imikino na 27 ngira ngo yarisigaye icyo uvuze mvuga ngo navugaga ngo byageze aho nyine agifata nkawe kamarade cyangwa nayo mpamvu imyanzuro yaje iriho amatariki yo muri 2024 kamarade ntiyahindutse kuko haza amatariki y'umwaka ushize haza amatariki ya 2024 kubera izo mpaka nyinshi kubera uko gushyuha n'iki byose so icyabaye ni iki ku ruhande rwa Rayon Sport nari nababwiye ko bari bahuye board na FC Association basaba komite ya Rayon Sport ko igira ikikora baricara n'abanyamategeko babo batangira kwandika bandikira Ferwafa bayimenyesha ngo nubwo icyemezo kitaraza nubwo icyemezo kitarakibona muyitegure ko Rayon ingingo ni hazi bitandukanye n'icyamategeko avuga ntago Rayon Sport yiteguye kujya gukina arwambwiye ko u Rwanda mu munyamategeko yaruteguye kare bigihwihwiswa umunyamategeko rero barambwe gutegura ingingo ku yindi niwo subiza u Rwanda ko rutaraza urumva yashubije u Rwanda rwa Ferwafa rutaraza icyabaye baranditse ku munsi w'ejo mu gihe bitarasohoka ibyo bandikira Ferwafa tayarubwo kuri Ferwafa bamenye hanze ko bagomba kujya gusubira gukina ibyari ukwihaniza cyangwa se guteguza urumva byahise bihinduka isaba ngo noneho ibyo twari twavuze urumva body yari predicting yari yabwiti uko tuzi Ferwafa mwitegure ko mwitege forfait mwitege ko hari buze ko mutsubira gukina kubw'iyo mpamvu mukwiye kubamenyesha babikore babizi neza ko mutazajya gukina iyo match bagira bate Ferwafa bisohoye imyanzuro yayo yo gusubiramo match sindi bujye muri detail nubwo nziza zuko byagenze muri rose muri Ferwafa zirenze izo bwaza katibu urumva ubwo ni suruse ndashaka kuvuga suruse araho bigeruka so icyabaye ni iki cyabaye nuko Rayon Sport yahise ibyo yari yateguye igiye guha
umunyamategeko yahise ibihagarika ifata icyemezo cyo noneho kwandika ubujurire, kuko iyo wanditse ubujurire ubu icyo bisobanuye, iyo wanditse ubujurire cya cyemezo waba wagihagaritse cyane, urumva. Ubu ni ukuvuga ngo reyo icyemezo cyo kujya gukina kuwa kabiri cya Ferwafa reyo yagitesheje agaciro kuko yajuriye, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubu izategereza ikindi cyemezo kivuye mu bujurire bwa Ferwafa. Urumva, ni ukuvuga ngo ubujurire buzicara ku kibazo cya Rayon Sport, ariko kugeza igihe bicaye bagatanga undi mwanzuro w'ubujurire, kugeza ubu ibyo gukina match byo ntabihari.